nubundi komeza ikiganiro. Twongeye kubaha ikaze. Twari twashoje ngo igice cya mbere shimira Imana nyine kubw'umwuka wera yari yamanutse. Murabizi twatangiye dusenga ngo umwuka tuyobore. Hanyuma rero niyo mpamvu byagenze kuriya mwabibonye, ariko turagarutse ngo dukomeze n'igice cya kabiri. Ku ijambo twari twasomye rivuga ngo umuntu wese umbwira ngo mwami mwami ntabwo ari ko azinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse uko ibyo data wo mu ijuru ashaka. Twari tumaze kubwira abantu bakomeje kwiyobagiza mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya. Tumaze kuganira, tumaze kuvuga ku batambyi bagenda bari gutsitara, tuvuga ku bahanuzi bari kugenda batsitara bagahanura ibinyoma babeshya abantu. Reka mbabwire inshuti z'Imana, mwebweho muba muri mu bice bitandukanye. Iyi si yose abantu benshi hafi 100,000 baba bakurikira ijambo ry'Imana kuri social media. Iyo umuntu ahagaze rakavuga ikinyoma aba yoretse imbaga nyamwinshi, kandi birango abantu ntibamenye ukuri niko kuzaba batura. Yesu rero amaze kubwira abantu kuri by'inzira ebyiri twabivuzeho mu gice cya mbere, aramanuka hepfo aravuga ngo mwirinde abahanuzi bazaho muri basa nk'intama kandi imbere ari amasega aryana. Aravuga ngo ese aba bantu abigishwa bahita bagira ikibazo, tuzababwirwa n'iki? Muzabamenyera ku mbuto bera, kuko nawe ushobora guhinga ibishyimbo ngo asarure amashaza. Icyo uhinze nicyo usarura. Hepfo nibwo yavuze ngo umuntu wese umbwira ngo mwami mwami ntabwo ari ko azinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse umuntu ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Ni iki data dusaba? Ni iki data ashaka ko dukora? Mu gitabo cy'umuhanuzi Mika ibice 6:8, igitabo cy'umuhanuzi Mika ibice 6:8 haravuga ngo mwana w'umuntu, Uwiteka yakweretse icyiza icyari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka, ugakunda kubabarira, ukanagendana n'Imana wicisha bugufi. Haleluya. Nta kindi Imana ishaka n'ibyo bitatu: gukora ibyo gukiranuka. Umukiranutsi w'Imana ubushize twavuze kuri Nowa, mwabonye imbaraga z'Imana zagaragaye, kandi Imana igasoza icyo yabwiye Nowa. Ahagarara mu kwera no gukiranuka hamya Imana nubwo byari ibihe bikomeye. Reka mbabwire, niba hari ikintu gikomeye buriya Nowa yahuye nacyo, kubaza inkuge wenyine anabwiriza ubutumwa, abantu bamunyega, bamuseka, bamutuka nk'uko mudutuka, bamusuzugura, bagira gute, ariko n'uwakihangana. Gukiranuka ntabwo ari ikintu cyoroshye, kandi gukiranukira ni ugukiranuka aho bakureba n'aho batakureba, gukiranuka washonje cyangwa wariye. Kandi mbabwiza ukuri, utazagira ngo ibintu utunze biva mu gukiranuka. Oya, Yesu yabivuze neza ngo ubugingo nta nubwo bukomoka mu bwinshi bw'ibyo umuntu atunze. Imana irashaka ko abantu bakiranuka. Imana irashaka ko abantu bamenya ukuri bakava mu byaha, ugakiranukira aho bakureba n'aho batakureba, mu mitekerezo byawe, mu migendereze yawe, mu kazi urimo. Uratekinika we ngo warangiza ngo ukavuga urasenga, uri umutekinisiye. Abantu batekinika bagatekinika n'ibi bihe turimo, barangiza ati natwe twifatikanyije. Nimuve mu rungabanga. Yesu yavuze ijambo ryiza abwirana ngo ariko mw'Abisirayeli ntabwo muzi imbaraga z'Imana mwabonye ku nyanja. Twarabibonye, ariko si uyu munsi ugira ngo turacyabyitayeho. Ntabwo muzi imbaraga z'Imana mwabonye muri mu butayu. Ntabwo muzi imbaraga z'Imana mwabonye kuri Yorodani. Ntabwo muzi imbaraga z'Imana mwagiye mubona ukuntu Imana yadutsindiye amahanga menshi. Muzi yari kukuntu yaridutse we. Bakubwiye ko yari kiriduka, hari umusirikare w'Umwisirayeli wigeze ukubitaho n'igipfunsi. Uzi ko bazengurutse gusa. None mwebwe mwashakuje mweretse tukazenguruka bucece, kwinyike ziraza kuriduka. Gukiranuka, umukiranutsi w'Imana ararinzwe. Yobu yaravuze ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje naho napfa. Haleluya. Napfa nkiyiringira. Uri umukiranutsi, gukora ibyo gukiranuka. Abanyedini bahita bavuga ngo ariko kuki mudakiranuka ku cya 10 n'amaturo? Nta kindi. Uzi ko n'icya 10 cy'umusambanyi bacyakira neza, n'icy'umujura bakacyakira, n'icy'abagome bakacyakira. Abagome n'abagambanyi babambye Yesu,
byose bakakira bagacakira ngo nuko nguyu ngo numukiranutsi ku cyacumi n'amaturo we. Ariko hanze ni ikibazo, ni wa wundi usebanya, ni wa wundi usenya, nta kintu kizima ari gukora. Ariko se ko mwabyejeje dawe, ibintu byose byarejejwe, nta kibi kiriho, ni amahoro. Ni amahoro, nta kibi kiriho, ni murye munezerwe, ibintu byose byarakemutse, muzumirwa. Hari igihe kizagera ibyo abantu bavuze buri muntu wese byagiye avuga bikamugaruka ku mutwe, gukora ibyo gukiranuka. Bibiliya iravuga ngo abakiranutsi baratatse, Imana irabumva, imaze kubumva ibakiza amakuba n'ibyago byabo. Haleluya, amen. Marayika w'Uwiteka abamba ihema ryo kugota abamwubaha akabakiza. Umukiranutsi w'Imana afite uburinzi. Umukiranutsi w'Imana, Imana igendana nawe, kuko niba ngo nzagukiza no mu makuba no mu byago, uzanyambaza nanjye nzakwitaba. Kubera iki? Kuko uri inkoramutima. Icyo Imana ishaka cya mbere ni icyo gukiranuka. Muri ibi bihe turimo tugaragaze kwera no gukiranuka, mutandukane n'ikinyoma, mutandukane n'ikibi. Icyo nicyo cyane. Icya kabiri, gukunda kubabarira. Umva uko ijambo ry'Imana rivuga mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo. Gukunda kubabarira. Matayo ibice byaho 6 haranditswe mu murongo wa 14, harango kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na so mu ijuru azabababarira namwe, ariko ntimutababarira abantu, na so nawe ntazabababarira ibyaha byanyu. Imbabazi zitsinda urubanza zikarwishima hejuru. Kubabarira ntabwo ari ukuvuga ku munwa ngo nurangiza usigarane mbereka. Mwese mufite imbabazi. Waba utababariye uwo wabyaye cyangwa uwo mubana ukababarira abandi, ubugome bwuzuye mu mitima. Niho muri Hose ejo mundi twavuze hangu nta kuri no mu gihugu nta kuri. Mwese uraza kubabarira nta n'ukuri ufite. Uraza kubabarira uri kugenda utoteza abantu. Uraza kubabarira gute? Amagambo uvuga y'ubwayo asesereza. Hari n'abantu bajya bahanganira ku mbuga nkoranyambaga. Bamvuze reka nanjye njye kubavuga, bamvuzeho reka nanjye njye kumusubiza. Mwese nimugira gutyo ubundi murarusha iki abapagani? Imbabazi mwana w'umuntu yakweretse ikizi icyo ari cyo. Gukunda kubabarira ntabwo ari ukubabara, ni ukubikunda. Utegetswe kubabarira n'utagusabye imbabazi. Niba uri umuyobozi, reka mbabwire nk'abantu bari kwirukanwa ku kazi, mubohoke. Niba bakwirukanye ku kazi ntugire utwaraho umwikomo, hita ubohoka ati Mana umva Stefano uko byagenze mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ngo Stefano baramufashe, icyambere bakoze bamushinja ibinyoma ngo yatutse Imana n'umwami. Icyo gihe kuri iriya ngoma yahitaga yicishwa amabuye. Yatutse Imana n'umwami, ngo baramufata batangira kumukubita amabuye, irya mbere irya kabiri barakubita amabuye, ngo arangije ngo aramareba mwica ati uko mbonye ijuru rikinguka, tumva kandi kirongeye kuvuga bya bindi tukiziza. Bakubita amabuye, arangije ngo Mana haleluya ubababarire kuko batazi icyo bakora. Buri abantu bari gukora ibintu ntabwo bazi icyo bakora. Muzi ko Bibiliya ivuga ngo urugero mugereramo abandi nirwo namwe muzagererwamo. Muzi ko mwebwe nimujya kurugererwamo bazajya bacugusa bakanatsindagira. Bivuga ngo ibyo ukorera abantu nawe uzabikorerwa kandi batsindagiye. Niko Bibiliya ivuga. Nubwo bamwe batabashaka kubyumva, urugero ugereramo abandi. Niba ufasha abantu ukabirukana mu myanya, nawe umenya neza ko umwanya urimo igihe kizagera bakwirukane, noneho banakwirukane none wowe banakujyana ahandi hantu, kuko bazatsindagira. Tega amatwi wumve, nushaka wumvire, ariko ntacyo ushobora kumva.
utazavuga ngo ntiwabwiwe. Gukunda kubabarira, izi mbabazi ku bantu zose zirakenewe. Ikindi rero no kugendana n'Imana wicishije bugufi. Mwabaye mute ninde babwiye kwenda ku cyubaro cy'Imana mukagihereza abantu? Ninde babwiye kuramya abantu? Ninde babwiye guhimbaza abantu? Nanabwira abantu, yemwe bakozi b'Imana, yemwe bahanuzi, mumara guhanura mukumva ibyo mwavuze, mutewe ubwoba nabyo, mwatangira kubona ingaruka, mugatangira kwiyambaza abantu. Aba bantu mwiyambaza, muzi ko Imana yaguhagurukije ukavuga ifite imbaraga kubarusha. Niba wizeye abantu, iyo ukomeza ugakorera abantu. Niba wizeye imbaraga z'Imana, hagarara kigabo. Mose abwira abize ngo nimwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ribazanire. Niba uzi ko umuntu atari we wagutumye, wimuzana mu bibazo wahuye nabyo, kuko se wagutumye. Hagarara neza uwagutumye akurwanirire. Mana itugirire neza. Iyi Mana yacu ntabwo igineshwa, ntabwo igineshwa, kuko ubwayo irihagije. Ni Imana irwana ikanesha, kandi ntabwo igitinya umuntu. Kugendana n'Imana wicishije bugufi, kwicisha bugufi kubanziriza icyubahiro, ariko kwishyira hejuru kubanziriza kugwa. Ugasanga abantu barazamutse, baratumbagiye we, banditse amazina, kugeza ubwo umuntu atangiye gufata abandi bantu akumva ko bari mu birenge bye, mbese akagenda akandagira. Mama ga wararaye, urose ibyo ukandagira uzakandagira n'ibigukandagira. Hari igihe uziruka kubi ugasanga ibyo wiruka ahubwo nibyo bigiye kuguhindukirana. Ugafata abantu bose ugatigiye Imana hari ukuntu yangize. Niyo watumbagira ukazamuka ukagera mu kirere cyane, Imana izaguhananturayo, kuko nta mbaraga, nta buhanga, nta bwenge byabasha kurwanya Uwiteka. Umuraba ukomeye muteza abantu, inzuzi zihindurije, guhorera kw'ibyo byose, amajwi menshi n'urusaku biri gusakuriza abantu. Ibyo byose Yesu araza akabibwira ngo ceceka. Mwabaye muti? Iyi Mana twiringiye ni ifite imbaraga, niha abantu bose imbaraga, ni ifite ubwenge bw'abantu. Reka nkubwire, ibyo uvuga n'ibyo ukora ni ukubera ko hari Imana, mbese ni ubwenge Imana yaguhaye. Iyo ushatse rero yabukoraho. Hari ahantu Imana yakora kuri buto, muri buro zigufunze, hari ahantu yafungura gatoya, amagambo yawe avuga agahinduka. Ariko icyari kukugira akamaro n'iki rero? Ni uko wakagombye kumenya neza iby'Imana igushakaho bibereye, bikwiriye, ukaba ari ibyo ukora. Ukamenya neza yuko twese twumvira Imana tukayoborwa nayo, kuko witwa buri umushumba kuko afite intama. Witwa umushumba kuko ufite intama. Imana ikwambuye intama, ntabwo waba ukiri umushumba. Ushaka kuba imbura mu maro n'imbura mukoro. Imana itugirire neza. Kugendana n'Imana wicishije bugufi, muce bugufi bene data. Bayobozi niba ushaka kuzamuka, ca bugufi, wikwizamura, wibyigana. Dufite abantu bari kubyiga Yesu, babyiga. Mureke duharanire gukora kuri Yesu Kristo aho kumubyiga. Muce bugufi, icyubahiro ni icy'Imana. Herode umunsi umwe ngo ateranya abantu avuga disukuru, ariko mbese abantu ati mbega Herode wacu, Herode aragahoraho, Herode avuze neza, ngo abantu bose barate umwate atuzi ko umunsi wagira ngo si Herode wavuze we, ati wagira ngo ni marayika w'Imana wavuganye natwe. Niba hari ikintu Imana yanga agasuzuguro, ngo ako kanya marayika itamanuka mukubita urushyi rumwe, ngo ako kanya marayika aramukumbanya ngo ahitagwinya. Ubwo si izo nyo zavuye bivanga uyu mubiri ni ubusa. Herode we, muzi Farawo mu Egiputa ukuntu yumvaga ko mbese nyine uzakurikira Abisirayeli abirukankana we, yagera ku nyanja itukura Imana ikayicamo inzira Abisirayeli bakambuka. Uzi ko Farawo atatinye ngo atekereze impamvu ibi bintu bibayeho? Burya yaza kubimenya yari kwitonda.
ntabwo yari kubona inzira yo mu mazi ikozwe akahe gatoya ngo nayo inyuremo. Hari inzira zahariwe abana b'Imana. Imana ifite stoke yo gutunga abana b'Imana. Imana ifite ahantu yakoze stoke z'ibiryo, stoke z'amazi, stoke z'imyambaro. Niba ufite guhamya Yesu neza, ihanganira iki gicuku, ihanganira imibabaro y'akanya gatoya, ihanganira ibyo ubona uyu munsi, kuko hirya y'ejo, haleluya, Imana iri kukugerageza uyu munsi kugira ngo irebe koko niba ibyo uri kuvuga uyu munsi uraza kubihagararamo. Niyo mpamvu bari kukuzunguza gutya ikabyemera kuzungurika, ariko humura, ntabwo uzicwa n'inzara. Haleluya. Ugira ngo Imana se kuri Seduraka na Meshaki na Abednego ngo yigeze ivuga? Nta jwi ryigeze rimanuka ravuga ngo bana banjye ndi kumwe namwe nimuhumure. Ahubwo bahagaze ku ijambo ryahanuwe riri kurushaho gukomera muri iyi minsi, bibuka ko Imana yavuganye na Yakobo, haleluya, ikamubwira ngo nunyura mu mazi ntabwo azagutembana, nuca mu muriro ntabwo uzashya. Iryo jambo bamaze kuryibuka barahagati, kuko umwami Imana azadutabara, nicyo gituma tutari mu mwari. Ntabwo uwo munsi Imana yavuze. Abantu bategereje ko Imana kakanyira bati nimuhumure ndaje. Oya, Imana iri mu kazi, nimuhumure, iri mu kazi. Icyo yavuze igihagazeho. Kibazo ni kimwe nuko mwebwe mwibagiwe ko yavuze. None se mutekereza ko ibyo Imana yavuze byose bitazasohora? Ibyo yavuze ku gihugu cy'u Rwanda izabisohoza, ibyo yavuze kuri Afurika izabisohoza, ibyo yavuze kuri Erika izabisohoza. Niba Imana yavuze ngo uzarya, niba yavuze ngo nzakurinda, menya ko izakurinda amakuba n'ibyago. Niba yavuze ngo nzabana nawe, menya ko izabana nawe no mu bibazo byose. Niba yavuze ngo ndi kumwe nawe, ntutinye. Rero ijambo Imana ivuga iraririnda, karinda no yarivuzeho. Nubwo abantu barirwanya ntabwo bazaribasha. Nta muntu urwanya Imana, kuko Imana yavuze ngo umuntu uzagutunga urutoki, uzagutunga urutoki wowe wubaha Imana, ntabwo ari wazaba rutunze, azaba rutunze mu mbone z'ijisho ry'Imana. Ntabwo uyu munsi ibyo tuvuga ari ibyo ntabwo ari ibyo. Njya nshimira Imana, nagerageje kwiga theology biranga, nagenda bikanga menerivari kabura, ndangije ndabyihorera. Ngiye gusenga Imana ngo nzakwigisha ibyanditswe kugira ngo uzajye uvuga ibyanditswe ufasha abantu. Ntabwo ngiye mvuga ibyo nize, mvuga ibyo mbwiye n'umwuka w'Imana. Abantu mwakurikiye ikiganiro cy'ubushize mwarabibonye ko nuko twatangiye atari ko twakomeje nyine. Umwuka yazanye ibye kugira ngo abantu bumve. Ntabwo dufite ubwoba rero. Ukuri kw'Imana izaduha tuzajya tukuvuga, tukubwira abantu, kuko turi hagati uyu munsi bese turi hagati yo gupfa no gukira. Ariko icyo dufite kandi duhamya nuko dushaka gukiza ubugingo. Ntabwo tugomba kuvuga ngo ese ngo niba bazabigenza gute. Oya, Yobu yaravuze ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzigera nikuro kuba inyangamugayo. Bene data bagenzi, benshi bavuga mwami ariko bakavuga Imana ku munwa, bakavuga Imana itari mu mitima yabo, bakigisha abantu ibyo badakora. Nakundi nyine ese ubundi iki, ese buriya ni icya. None se twebwe ko twabikoze, none se ibyo wakoze ugira ngo n'abandi babikore? Washatse wishingiye none n'abandi bikingira se? Ntabwo bibaho. Wagiye mu bapfumu uracisha kugira ngo ubone abana, none se n'abandi babikore? Ese ubwo ibyo warabikoze nyine, warayihannye, ariko ntabwo ugomba kuba ati nyine nari nabigenje gutya. Oya, hazabaho inzira nyabagendwa. Inzira izitwa inzira yo kwera, inzira yo kwera no gukiranuka. Abanduye imitima ntibazayinyuramo, ahubwo izitwa iya babandi musuzugura, babandi mubona batazi kuvuga, babandi batamenyekana, babandi mubona ko mbese nyine nta cyiza cyababaho. Izitwa iya babandi. Ngo abagenzi naho baba ari abaswa. Abagenzi niba baba ari abaswa badashobora kumva ibya corona, ari abaswa badashobora kumva mbese nyine ibintu byose, ariko bakaba ari abaswa ku by'iyi si. Hari abaswa mbese nyine iby'isi babibona nk'ibibambwe. Pawulo yaravuze ngo iby'isi nabibonye nk'ibibambwe, nanjye bindebye bimbona ko nabambwe. Kiricyo Pawulo yari umuntu ukomeye, ariko arangira ati yanshingiye ku butunzi Kristo afite, nawe arahinduka. Kuki atakomeje kumvira se abafarisayo n'abasadukayo?
ntabwo yari umufarisayo mu bafarisayo akaba umusadukayo mu basadukayo. Kuki yabavuyemo se? Ku bwa Kristo aba bategeka mu bumvire, nibakora ibyiza tuzabumvira, ariko nibadakora ibyiza ntabwo tuzabumvira. Cyakora bazakoresha imbaraga kuko bazifite, ariko Uwiteka azaba bireba ko atari ubushake bwacu. Kandi Imana dukorera yaduhagurukije ikavuga ngo nzabana namwe, izakomeza kubana natwe. Abagenzi ntibazigira bayoyuba. Mana itugirire neza. Muntu wese ngo umwami siko zinjira mu bwami bwo. Tubonye ibyo Data wo mu ijuru ashaka ku banyarwanda, ashaka ku batuye isi, nuko bakora ibyo gukiranuka, bagakunda kubabara, bakagendana n'Imana baciye bugufi, kwishyira hejuru. Nebukadinezari akora igishushanyo arakibamba, kwishyira hejuru, ategeka ko abantu bose bakiramye. Ariko turashimira Imana ifite abakozi zigamye benshi cyane, bazaza ngo mwami twaragukore, kandi koko barayikoreye. Nese mukiri bazima ntimwakoreraga Imana neza? Mukiri bazima mwakoreraga Imana neza, mwavugiraga Imana neza. Mutarabona hajemo akakayaga kaza gutandukanya ibintu, kaje kupima abantu. Uzi ko na Berushazari yapimwe, we yashyizwe ku munzane arapimwa kugira ngo harebwe n'ibibiro bishyize. None abantu bashyizwe ku munzane bananiwe gushyika. Kuri nishyize abantu ku munzane, none bahinduye amagambo. Wapimwe bigaragara kudashyitse, nicyo gituma Imana igiye kuguca ku ngoma. Umva ijambo tugiye gusorezaho. Mbwira abantu bajye bavuga ngo ese ngo nyine ngo Imana ko yadusezeranije ubugingo, ngo none se buriya tugiye hariya ngo ubugingo bwaba butakaye. Abandi bagahita babigisha atereka da, ntabwo ibyo mwamukora, ngo Imana yaragusezeranyije ubugingo ntabwo yabukwambura. Mama ga wararaye we. Mu gitabo cya Samweli ngo Imana yari yararahiye kwitazigera ibura umuntu wo kuba mu murimo w'ubutambyi mu nzu ya Eli. Ariko bene Eli koko banyuranyije n'Imana, bagakorera ibyaha mu murimo w'Imana, bakagoreka ukuri mu murimo w'Imana, bakatuma Abisirayeli bazinukwa gutamba ibitambo. Barangije ngo Imana irababara. Irangije imaze kubabara, ihagurutsa Samweli, genda ubwire Eli aya magambo. Nari naravuze ko hatazabura kunkorera umurimo mu nzu yawe, ariko uyu munsi Uwiteka ndirahiye ndavuze ngo ntibikabeho. Ko kunyumvira, unyubaha niwe nanjye nzubaha, ariko uzansuzugura nanjye nzamusuzuguza. Kandi ubwire Eli Imana igiye gukora ikintu kidasanzwe, amatwi azacyumva yose azacura injereri. Muzakurikirana amateka, ntibyabayeho se ngo ubugingo ntiwabubura? Ubugingo bukora ibyaha nibwo buzapfa. Ntabwo umubyeyi azabazwa ibyaha by'umwana, ntabwo azabizira. Nusoma muri Ezekiyeli, nta nubwo umwana azazira ibyaha bya se. Nuyoba inzira. Ibi byose biriho Yesu yarabivuze, abantu zarabihanuye, uhere mu gitabo cy'Itangira ukageza mu Byahishuwe. Ibi bihe turimo ni by'iminsi y'imperuka. Nudahindukira ngo ugarukire hafi, ufate ingamba, wubaha Imana, uve ngo naho uyu munsi ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka, Yesu azajyamo ibyo nkina byose ndamahoro. No mu byago uririmbe ko uri amahoro. Aya mahoro nta wundi yatanga, ntabwo uzahabwa n'igihugu runaka, uzahabwa na Yesu. Imana ibaha umugisha mwinshi. Ndagira ngo twisengere Imana. Dushoreje kuri aka kantu k'abantu bahora ngo ubugingo, ngo yatubwiye ko yadusezeranyije ubugingo, yaratubwiye izaturiye ubugingo. Oya, iza yivuguruza mu gihe utangiye ukomeje gutambika ibirenge, kuko yagupimye igasanga ntukitse irakurojeta. Abafite guhamya ni mukomere, mwihangane. Uwiteka aje kudutabara, aje kuturwanirira intambara izo tuzi n'izo tutazi. Abakomeje kwiyobagiza ni mugarukira aho ngaho, mugarukira Imana irabagirira ibambe. Erega naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku, Imana irabihindura
ikabigira nk'ubwa bw'intama bwera, ikabigira nka sherege, kuko Imana ni nyembabazi. Imana itugire neza cyane. Hanyuma mwese rero n'abagiri mu rungabango bakiri mu mayira abiri, nimuhitemo inzira ifunganye niyo nyine izabageza ku bugingo, ariko iraruhije kuyinyuramo kuko bisaba kugira ibyo wanga, birasaba kugira ibyo wigomwa kugira ngo uyinyuremo. Inzira ingari rero ni inzira ijyana mu irimbukiro. Ibintu byose n'imitwaro yanyu yose murayinyuramo, n'inzangano byose murabinyuzamo, ariko abafite guhamya nk'uko Imana ishaka nimuhumure, kuko kwera kw'Imana kuzagaragarira mu bayubaha. Munyemere dusenga Imana. Wowe aho uri hose, wowe mu bice bitandukanye urimo, uce bugufi ubwira Imana ngo Mana, nari naracitse intege ariko mpimbaraga. Wowe utarihana ubwira Imana ngo Mana, ibi bya byose nakoze mbabarire. Hanyuma nawe uhagaze neza ubwira Imana ngo Mana, ubutabazi bwawe nibukomeze buze, ukomeze kutubamba wihema kandi ukomeze kudushyigikira mu izina rya Yesu. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ni iryera, izina ryawe ni rigari, izina ryawe ni ryiza, niryo tuvuga turushye tukaruhuka, ni izina tuvuga dufite umubabaro tukanezerwa, ni izina dusangamo ubutabazi bwihuse. Izina ryawe ni ryubahwe, kuko nta wundi ufite izina twaboneyemo gukirizwamo uretse izina rya Yesu. Nuhabwe icyubahiro. Turagushimiye Mwami kubw'ibi biganiro byose bitambutse. Mwami, abakurikiye ikiganiro cya mbere bagakurikira n'iki cya kabiri, nubaha umugisha, nukomeze kubagura, nukomeze kubashyigikira, nukomeze kubambika imbaraga. Abatarakizwa bari bakiri mu rungabangabo, turabasengeye mu izina rya Yesu, nibakire gukizwa guturutse mu ijuru, nibakire imbaraga zinesha isi, nibakire imbaraga zinesha ibyaha, nibakire imbaraga zinesha umubiri mu izina rya Yesu. Bohora abantu mu bubata bari barimo, ububata bw'ibyaha babuvemo, ababoshywe n'amadini bahonoke, bave muri ubwo bubata bw'idini mu izina rya Yesu. Twatuye imbaraga n'ubudahangarwa ku bantu bawe. Dusaba imbaraga abakozi bawe bari mu murongo ushaka, abakozi bawe bahagaze nk'uko ushaka, abakozi bawe bagushikamishijeho umutima. Ijambo ryavuze ngo abagushikamishijeho umutima uzabarinda, bazaba amahoro masa kandi ntibazigera bikanga ikibi. Tubasabiye inkomezi, dusabye uburinzi, turasenze ngo ukomeze utubambe wihema, kuko niko ijambo ryavuze ngo marayika w'Uwiteka abamba amahema yo kugota abamwubaha kandi akabakiza. Komeza udushyigikire rero kugira ngo dukomeze dukora umurimo wawe, nubwo iminsi ari mibi, nubwo iminsi igoye, ariko tukwizeye kuri umunyembaraga uruta abanyembaraga bari bo bose. Komeza ubane n'abantu bawe mu bice byose bitandukanye. Shyigikira umukozi wawe Evode n'uwo bakorana muri iki gitangazamakuru, ukomeze kubashyigikira kandi nawe ukomeze kuzajya ubasura, babashe gusobanukirwa iminsi n'ibihe kandi babashe gukora ibitunganye nk'ibyo ushaka. Urakoze, turagushimiye kuko wumvise gusenga. Komeza kudushyigikira mu izina rya Yesu Kristo, amina. Shoje mbifurije umugisha w'Imana. Hanyuma birashoboka ko hari abashaka kumvugisha, ariko na commentaire mujye muzandika uko mubyumva, uko mushaka. Ushatse kumvugisha mu gihe ushobora kumbona, telefone ni 0785 19 95 18 0785 19 18. Ushobora kumpamagara ukayibura bitewe n'impamvu. Ushobora kwandika kuri WhatsApp kugira ngo ubutumwa bwawe tuze kububona. Imana rero ibaho umugisha, na Evode Imana iguha umugisha, n'abari badukurikiye bose muhabwe umugisha n'Imana. Imana nibyemera ko tugaruka, tuzagaruka. Nitanabyemera ntituzagaruka, kuko ntabwo tubayeho ku bwacu, tubayeho ku bwayo. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu.